bakunzi dukurikirana mu Karibeya TV turabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni gutya tugira gutya tugatumira abakozi b'Imana kugira ngo batuganirize banatugezeho ijambo ry'ubugingo cyangwa se ijambo ribohora imitima. Imbere yanyu kuri kamera murabona umukozi w'Imana wambaye neza cyane, yambaye ikoti rero rimukingira imbeho cyangwa se izuba cyangwa se imvura. Ubwo mbivuze mu buryo bw'umwuka, mu bintu bitanu biranga umushumba habamo n'ikoti mu buryo bw'umwuka. Rero tereka tumwakire atwibwire, n'abamubonye bwa mbere murarushaho kugenda mumumenya. Karibu mukozi w'Imana, turakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo, wibwire abagukurikiye. Murakoze cyane, ndabashuhuje mwese. Nitwa Samuel Nindemana, ndi umukristo muri ADEPR, sengera muri paruwasi ya Muhima ku mudugudu witwa Biryogo, bisigaye byitwa Amatorero, ubwo ni mu itorero rya Biryogo. Ndi umuririmbyi muri korali yitwa Ishimwe kuri uwo mudugudu, cyangwa se muri iryo torero. Ndi umusore ushima Imana. Imana ishimwe. Reka dusenga Imana, ubundi rero icyo Uwiteka yashyize ku mutima we aba icyo atubwira. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kugira neza kwawe, turagushimiye kurinda kwawe gukomeye, tugushimiye urukundo rwawe rwinshi, tugushimiye kuri Imana igirira neza abantu bose. Muri uyu mwanya twakiriye umukozi wawe, reka imbaraga n'amavuta byururuke, ijambo ryawe rigende rigere kure, ribashe guhinguranya imitima n'inkota mu izina rya Yesu. Ureka abaryumva bose bahindurwe n'imiburo yawe. Turabyizeye kandi turabyiringiye kuko agiye kukuvugira, nawe ukikorera, nawe ukitekera mu mahanga yose. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Karibu. Amen. Haleluya. Nongeye kubasuhuza, nitwa Samuel nkuko nababwiye, ndi umusore ushima Imana. Reka twihute dusome umurongo hano mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, igice cya 17. Turasoma umurongo wa 3 wonyine. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya 17, umurongo wa 3 wonyine. Haranditse ngo, ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Nanone abashimiye ko mwahisemo gukurikira ubutumwa bwiza, kandi uyu muhamagaro w'ivugabutumwa cyangwa se iyi misiyo y'ivugabutumwa yatangijwe na Yesu Kristo. Yaje azanye ubutumwa bubohora, twari twarazimiye hirya no hino, abantu bose aho bari barazimiye. Yesu rero yaje mu isi Imana imutumye, kandi byabaye mu buryo bw'igitangaza ndetse no mu buryo bw'Imana, mu mikorere y'Imana, byatumye abarebesha amaso y'umubiri batabisobanukirwa. Ariko none aha mfite ingingo ivuga ngo ubugingo, cyangwa se insanganyamatsiko mfite uyu munsi Imana yampaye iravuga ngo ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho. Mwese abankurikiye nanjye ubwanjye, kuba uri kunyumva ni ikimenyetso cy'uko uri muzima, ufite ubuzima. Nanjye kuba ndi kuvuga ni ikimenyetso cy'uko ndi muzima, mfite ubuzima. Ariko ntabwo twahozeho. Mbega ntabwo twahozeho, ntabwo kera kose twariho, kandi nta nubwo tuzahoraho. Hari igihe tutari turiho, hari n'igihe tuzaba tutariho. Niko bimeze, nta nicyo twabihinduraho. Ubugingo buhoraho ni ukuvuga ngo twebwe kuba dufite ubugingo cyangwa se ubuzima budahoraho ni ikimenyetso cy'uko hariho noneho ubuhoraho. Nimba hari ubuzima budahoraho, hari n'ubuzima buhoraho. Nicyo bivuze hano. Twambaye twebwe dufite ubuzima dukura ku batubyaye, nabo bakwiye kuba babyaye, tububungabunga turya mu byo turya, mu byo kurya bitandukanye, ibyo kunywa bitandukanye, tukabungabunga ubuzima bwacu bw'umubiri. Ariko hano turashaka kuvuga ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Imana ni umuremyi w'ijuru n'isi, yaremye umuntu. Imaze kurema isi no kuyibumba, irayitunganya, ishyiraho umuntu. Imaze kumushyiraho, imuha amabwiriza cyangwa se amategeko. Ubuzima bwose cyangwa se imikorere yose
kugira ngo igere ku ntego iba ifite amabwiriza cyangwa se amahame ikurikiza. Imikorere cyangwa se sisiteme yabaho idafite amabwiriza igenderaho cyangwa se idafite amabwiriza ikurikiza cyangwa idafite amategeko ayigenga ntacyo yazageraho. Ibyo rero byakomotse ku mikorere y'Imana. Imana yamaze kurema umuntu irangije imushyira muri Edeni ahantu yari yamuteguriye kugira ngo ahabe, ariko imubwira ukuntu agomba gukora kugira ngo ahabe. Adamu ikintu cyamubashishaga kuba muri Edeni no kuguma kuba uko Imana yabishakaga mu buzima bwiza Imana yamwifurizaga, kwari uko yumvira akumvira icyo Imana yamubwiye. Kumvira rero nicyo gitambo Adamu na Eva batambaga, kitari igitambo cyoswa gikongorwa n'umuriro, ahubwo batambaga igitambo cyo kumvira Imana, ari cyo kwica ubushake bw'imibiri yabo cyangwa se ubushake bwa kamere yabo. Yababwiraga ati ariko kiriya giti Imana yatubujije, kubera icyo kitubujije. Uko bibuza gukora icyo Imana yababujije, bakomezaga babaho, bagakomeza babaho bagendera mu bushake bwabo. Igihe baretse kumvira kuguma mu mwanya Imana yabashyizemo, nibwo bisanze mu mutego, bakora icyaha. Icyaha rero kiba kinyuranyije n'imikorere y'Imana. Icyaha gituma Adamu na Eva bava muri Edeni. Izo ni inkuru umuntu wese azi. Tugeze mu gihe cy'imperuka. Hariho ivugabutumwa abantu babwiriza mu buryo butandukanye, ariko Yesu we n'umwe. Umuntu wese uvuga ko Yesu ari umwana w'Imana akagendera mu murongo w'ijambo ry'Imana, uwo ni umwana w'Imana koko. Bigaragazwa n'imirimo akora, bigaragazwa n'imbuto akora, n'imbuto yera. Hari ikintu gikomeye rero. Imana imaze kurema Adamu na Eva, imaze kubaha amategeko, imaze kubabwira uko bazabaho, batangira kugenda babayeho muri Edeni nyine nk'uko Imana yababwiraga. Noneho igihe kiragera baza gushidikanya Imana bitewe n'ijambo Satani yarababwiye. Murumva ko nahereye kure kugira ngo nze kuza tuganisha hano kuri inkuru yo mu Isezerano Rishya ivuga ku bugingo buhoraho, by'umwihariko kuri uyu murongo twasomye. Inzira ndende y'ukuntu byagenze kugira ngo twisange turi mu isi dusigaye dupfa. Buri wese afite ayo makuru, wenda ku kigero gitandukanye, ariko niko byagenze. Ntabwo turi aho twari dukwiye kuba turi. N'ikimenyimenyi kitwereka ko turi ahantu hatari ahacu nuko tutabaho uko dushaka. Uyu munsi nta muntu ubayeho uko ashaka. Ibyo ushaka ubigeraho wivya kuya. Iyo wiga kugira ngo ubone amanota wiyuha kuya. Iyo urangije kubona amanota ukabona diplome, kugira ngo ubone diplome kugira ngo ubone akazi wiyuha kuya. Iyo umaze kubona akazi kugira ngo ugahemberwe wiyuha kuya. Iyo umaze guhemberwa ayo mafaranga kugira ngo izagire icyo kugezaho, nabwo ubira icyokere. Ni ikimenyetso cy'uko turi ahantu mu buzima butari ubwacu. Ibintu duhora tubirwanira nande. Hari abantu batabizi cyangwa se babizi babyirengagiza. Turi mu mwanya utari uwacu, turi ahantu tubaho, igihe kikagera ntitube turiho kandi atari ubushake bwacu. Ni ukuvuga ngo ntiduhitamo kuvuka, ntiduhitamo no gupfa. Nta muntu uhitamo kubaho, nta n'umuntu uhitamo kutabaho, nta muntu uhitamo kurwara, nta muntu uhitamo gukira, nta muntu uhitamo yemwe no gusinzira. Nta muntu uhitamo gusinzira, nta n'umuntu uhitamo gukanguka. Nta muntu wikangura, kabone nubwo waba uri igihangange gute, ntabwo wikangura. Meme no gusinzira urega mugategereza, ukarindira ushyiramo komande y'utotsi akayishyiramo. Niyo ugiye gukanguka ntumenye uko byagenze, ujya kubona ukabona amaso arakanuye, ukongera ukareba ukabona. Hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko mu mikorere y'uburyo tubayeho mu isi, Imana ihari iri hejuru isumba byose, ikontorora ubuzima bwacu. Niko kuntu rero Imana ibwiye bano bantu ba mbere ijambo babaye nk'abibwiye ko baryumvise. Yarababwiye ngo dore Edeni yose ngiyi, ibiti byose biri imbere yanyu, muzarya ibyo mushaka, ariko ngo hari igiti kiri mu ngobyi hagati, ngo icyo giti ntimuzakirye, ngo kuko n'umunsi mwakiriye muzapfa. Ayo ni amagambo Bibiliya ivuga, nuko mbaye nkuyavuga nkoresheje imvugo wenda yanjye. Noneho
imana ibabwiye ngo bazapfa, njyewe njya ntekereza ko bibwiye ko bumvise ikintu imana ibabwiye, kubera ko ntabwo iyo umuntu yari gusobanukirwa urupfu icyo ari cyo akaza kumenya urupfu icyo bishatse kuvuga, ntabwo yari kurya rwa rubuto, yari kwihangana, yashaka akarya ibindi ariko akarureka. Cyangwa se Adamu yakinishije ikintu imana yamubwiye kuko yatekereje yuko wenda azapfa mu buryo, ariko imana ntiyigeze imubwira ngo uzapfa, habeho gusaza utakibasha guhaguruka, utakibasha kureba, igihe kigere umwuka ugushiremo, igihe kigere bakujyane bagushyire mu gitaka uhinduke igitaka. Ibyo imana yabimubwiye ariko ntiyabitekerejeho ngo abihe agaciro. Niko n'ijambo ry'Imana rivugwa uyu munsi hirya no hino ku isi, abantu bose bakaryumva, bakumva baryumvise, bamwe bakariha agaciro, abandi ntibariha agaciro. Ariko iri jambo ry'Imana rivugwa mu isi iyo riza kuba ridafite aho rikomoka hakomeye, riba ryarataye agaciro. Ibi bintu tuvuga biba byarataye agaciro, bigasaza bikibagirana. Hari abantu babayeho bakomeye uyu munsi isi yagiye imenya ariko twe tutazi. Ariko ikintu kigaragaza yuko ijambo ry'Imana ari ukuri ni uko ijambo ry'Imana uko ryavugwaga kera n'uyu munsi niko rivugwa, ndetse ahubwo igihe kigeraho ugasanga uburyo bwo kurivuga bwaragutse. Yewe muntu wumva ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rikakubwira ngo kora iki, ijambo ry'Imana rikavuga ngo ntukore iki, hagacira ijambo ry'Imana, kuko babandi bumvise ijambo bararikeresa bagerwaho n'ingaruka, bityo natwe urupfu rutugeraho. Ariko kuko Imana yadukunze yaje kudusubiza ubuzima binyuze mu mwana wayo. Ndagira ngo mbabwire yuko dushobora gutunga ibyo dushaka, dushobora gutunga ibintu byinshi mu isi, tugatunga amafaranga, tugatunga amamodoka, tugatunga imiryango imeze neza, tugatunga amazu, tukikwizaho ibintu, tukiyuzuzaho ibintu. Ariko hari ikintu cy'ingenzi kandi dukeneye kurusha ibyo byose, nyamara tutabasha gukontorora, tutabasha gutegeka, tutabasha kwiha. Icyo kintu ni ubuzima. Nicyo kintu tudategeka n'ubuzima. Igihe kiragera mu buryo wemera cyangwa utemera, uzi cyangwa utazi, ugasaza, igihe cyawe cyo kubaho kikarangira, nawe ugatangira kubibona. Abahanga baravuga ngo iyo umuntu arimo asaza bimera nka kumwe abakozi muri kampani barimo bava mu mirimo bagenda bakinga ibyumba, bazimya amatara, imirimo imwe igenda ihagarara. Niko umuntu asaza areba, guhaguruka bikamunanira, kureba bigatangira kumunanira, kurya bigatangira kumunanira, ubuzima bukamucika bureba. Nyamara afite amafaranga, ariko akaba nta hantu yajya ngo atange amafaranga abashe kugira icyo yimarira, ngo abashe no kwiyungura umunsi umwe. Abaganga bakaza bakabura icyo bakora, kandi ari abaganga bafite ubwenge, bize, bajijutse. Nawe nyir'ubwite amafaranga yawe yose ntabe yabasha kugucungura ngo aguhe ubuzima. Ntacyo bimaze rero gutunga iby'isi byose udafite ubugingo buhoraho, udafite ubugingo bubonerwa mu mwana wayo w'Imana. Niyo mpamvu twasomye ngo ubu nibwo bugingo, yuko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine. Birakwiriye ko abantu bari mu isi ya none bamenye Imana yo mu ijuru, umuremyi w'ijuru n'isi, ko ariyo Mana y'ukuri yonyine. Zaburi 115 iravuga ngo Imana yacu iri mu ijuru, ngo yakoze ibyo yashatse byose. Imana yakoze ibyo yashatse, niyitegeka ko bwira, niyitegeka ko bucya. Hari umuhanga bigeze kuvuga ngo cyaba ari igitekerezo kitari cy'abanyabwenge kuvuga yuko umutima tekinoloji umutima ufite, cyaba ari igitekerezo kitari cy'abanyabwenge kuvuga ko ubuhanga umutima ukoresha, cyangwa se ubuhanga ubwonko bwacu bukoresha, ubuhanga ijisho rikoresha mu kureba, ubuhanga bw'ukuntu ijwi ryirema mu muntu nkavuga mukanyumva. Yavuze ngo cyaba ari igitekerezo kitari cy'abanyabwenge kuvuga ko ibyo bintu byavuye mu gitaka, igitaka kitagira ibara, igitaka kitagira ijwi, cyavumbutsemo abantu b'inzobe n'ab'ibikara, abazungu, abagore n'abagabo. Igitaka kitagira ibara, kitagira ubuzima,
cyazamutsemo indabo z'umuhondo n'iz'ubururu n'iz'icyatsi kibisi, aravuga ngo cyaba ari igitekerezo kitari cy'abanyabwenge. Ahubwo iyo urebye aravuga ngo usanga imikorere y'ibintu biri ku isi hari umuntu w'umuhanga cyane wabyubatse, yubaka sisiteme y'ukuntu ibintu bibaho ku isi. Kandi uzareba ubuzima ukuntu bumeze, uzasanga ubuzima bufite amabwiriza bugenderaho. Ntabwo usinzira ku bushake bwawe, ahubwo hari itegeko ritegeka hari amasaha agera ugasinzira. Nta nubwo ukanguka ku bushake bwawe, nushaka ubura igihangange gute ntushobora kwikangura, ahubwo hari amabwiriza agena kukanguka. Nta nubwo ushobora umutima ntushobora kuwubwira ngo tera cyangwa hagarara, ihute cyangwa genda gake. Ubwonko bwawe ntububwira icyo bukora, ahubwo hari amabwiriza bufite bwahawe n'uwaburemye bukurikiza mu mirimo yabwo. Niyo mpamvu Imana yashyize ibimenyetso n'ibitangaza mu isi bihamya nuko abantu babaye indangare, twabaye indangare, twabaye ibigwari, turarikira iby'isi cyane, bituma tutabona imirimo y'Imana itangaje. Ariko Bibiliya ivuga ko kumenya Imana ari bwo bugingo, niko dusomye hano. Kumenya iyo Mana y'ukuri nibwo bugingo, kandi kumenya uwo yatumye Yesu Kristo nibwo bugingo buhoraho. Imana rero idufashe muri iyi minsi ya none, dukangukire kumenya Imana, twongere twifuze kumenya indi nkuru, twongere twifuze kumenya amakuru mashya ava mu ijuru, ikintu Imana iri kuvuga muri iyi minsi ya none. Kuko urugamba abera barwanaga kera rugenda ruhindura isura. Uyu munsi usanga abantu batakigira isoni zo kugaragaza ibibi bakora. Uyu munsi abantu baragambana ku mugaragaro, abantu bakora ibiteye isoni ku mugaragaro. Niyo mpamvu ari Imana bakwiye kurushaho kuyegera, bakwiye kurushaho kubana nayo. Nta wundi murongo ndi busome, ahubwo ndakubwira wowe wamaze kwemera uyu mwana w'Imana yuko ubugingo bwawe burindirwa muri Kristo. Yesu amaze gupfa akazuka, yaduhesheje intsinzi ihoraho, kuko yagiye imbere y'Imana aratuvuganira, aravuga ati abangaba banyizeye n'abandi bazakurikiraho bazanyizera bahabwa ubugingo buhoraho. Data arabyemera. Iyo umaze kwizera umwana w'Imana utegekwa kuguma mu murongo umwuka w'Imana kuyoboramo, kugira ngo ubugingo bwawe burindwe, kuko Satani ari mu isi nawe ashaka kwiba ubugingo bwawe. Niko kuntu ni igihe kimwe nigeze kuba ndi mu ntege nkeya, njya gusenga. Bavandimwe muzajye mukunda gusenga, Bibiliya iravuga ngo ubabaye nasenga. Igihe kimwe nagiye gusenga ni mu ntege nkeya, ngiye gusenga numva umuvugabutumwa yigishije rya jambo riri muri Yohana 15 ngo kuko ari nta shami ribasha kwera imbuto ritari ku giti. Uko niko bimeze. Abaririmbyi baherutse kuririmba indirimbo ndayikunda, baravuga ngo ubuzima bw'ibimera Imana yabushyize mu butaka, ubuzima bw'amafi Imana yabushyize mu mazi. Aravuga ngo ari ku buzima bw'abantu cyangwa se ubuzima bw'umwana w'umuntu buba mu Mana, bityo nta Mana nta buzima. Kandi niko bimeze. Buriya ubuzima bw'igiti buri mu butaka, uramutse ukivanye mu butaka, nubwo wagifata ugakoresha tekinoloji kikaguma kuba gihagaze, kubera ko imizi yacu itari mu butaka aho ubuzima bwacyo buri, wazasanga cyumye. Buriya ifi uramutse uyifashe ukayivana mu mazi, ahandi hantu ari wo wose wayishyira wasanga yapfuye. Niko n'umuntu udafite Imana agenda yumva ariho. Ariko Bibiliya ivuga ko ubuzima cyangwa ubugingo ari ukumenya Imana, kandi no kumenya umwana wayo nibwo bugingo buhoraho. Naho ubuzima duheshwa no kurya, duheshwa nuko twakurikije amabwiriza y'imirire, duheshwa nuko twakoresheje amasuzuma y'ubuzima no kumenya teste z'uko imibereho yacu ihagaze, gabanya isukari, ongera ibi n'ibi. Ubwo buzima turabufite, ntabwo ari bwo buzima bera tuvuga. Ubuzima tuvuga ni ubuzima buhoraho. Nasomye ijambo Imana yabwiye Mose, imubwira izina ryayo mu Kuva igice cya 3, iramubwira ngo nitwa ndiho. Iramubwira ngo nitwa ndiho, uwo ndiwe. Nsomye iryo jambo numva ndatangaye. Kumbe nta muntu wavuga ngo ndiho. Kandi koko Bibiliya iravuga ngo twebwe turabejo hashize, kuko iminsi yacu ihita nk'igihu. Bivuze iki? Kuba twebwe tudafite ubuzima ngo tububeho nk'uko dushaka, ngo tububeho kuva aho dushaka kuzageza aho dushaka, bituma n'ibyo dufite byose bibi by'agaciro gake.
kandi imana niba haba hari ikintu gituma imana ihinduka igitangaza ni ukwihoraho. Abashaka ubwiza niko birivuga mu Baroma ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, imana izayitura ubugingo buhoraho. Ndabashishikariza abantu mwamenye imana ngo muyikomereho. Hari abantu bavuga ngo imana ntibaho, abantu bavuga ngo imana ntibaho, ngo imana ntibaho. Nigeze kuba ndi kuganira n'abantu turavuga ati se imana nimba tuvuga ngo imana ntibaho, reka dushake ikindi kintu kitabaho. Ikindi kintu kitabaho ni iki? Turibaza ikindi kintu kitabaho tuvuge ko ari iki buriya. Dusanga ikintu kitabaho ntikibaho nyine, ntikivugika, ntikinatekerezeka, ni amayobera, nicyo bita mystery cyangwa se mystère, ni yobera. Kuko ikintu kidahari ntabwo wakivuga. Ariko iyo uvuze ngo imana ntibaho, akanwa kawe deja kamaze kuyivuga. Ahubwo wari kuvuga wenda ngo imana sinyemera, cyangwa se ukavuga ngo imana sinyizi. Naho kuvuga ngo imana ntibaho, deja umunwa wawe uragutsinda. Ni nko kuvuga ngo ni nk'uko wavuga ngo ikintu runaka ngo ntikibaho. Ni ngo niyo wakivuga icyo gihe cyaba kibayeho, ntabwo wakongera kuvuga ngo ntikibaho. Rero biradusaba ngo niba twaramaze kwakira ubuzima bwa Kristo, tugendane nawe kugira ngo tuzabashe kubaho iteka, tubaneho nawe. Ndagana ku musozo mbabwira ngo abamaze kwizera bagume niko birivuga ngo abababazwa nk'uko imana ishaka, ngo wabitse uwo muremyi wabo ubugingo bagume bakore neza. Nuko mugume mukore neza, mugume muri uyu murongo, kuko wasezeranijwe ari uwa kwizerwa, kandi imana y'amahoro izaturinda kugeza igihe Yesu Kristo azaza akatujyana. Ndashaka kugira ngo nsenge isengesho ryo mu buryo bubiri. Umuntu uvuga ko imana itabaho yibaze ko wariho. Umuntu uvuga ko imana ibaho amenye ko imana idakora uko atekereza n'uko ashaka. Ahubwo ntabwo imana ari wowe uyikoresha mu migambi yawe, ahubwo ukwiye kwemerera imana akaba ari igukoresha mu migambi yayo. Imana ishimwe. Ntabwo njyewe rigiye mfata imana ngo nyiyobore, imana ijye igenda ifasha gukuraho mu nzira ibyo ntashaka. Ahubwo njyewe ndemera imana ikajya inyobora, kuko ari ifite ahantu injyana kandi heza. Turasenga isengesho ryo gusaba kugira ngo umuntu utaramenya buno butumwa bwiza yibaza impamvu ibintu bya Yesu bidasaza. Yibaza impamvu uyu munsi turi muri 2010, turi mu mwaka w'2021, tubaza 2021 duhereye igihe Yesu yavukiye. Ibyo bigaragaza ubuhangange bw'iri zina rya Yesu tuvuga. Uyu munsi nimba wemera ko turi mu mwaka w'2021, uwo mwaka usobanuye igihe Yesu amaze avukiye mu isi. Cyo ni igitangaza gisa nkaho kitumvikana, ariko witonze neza wasanga gikomeye. Ninde muntu ukomeye wigeze witirirwa ibihe yavuka bagahita bahindura uburyo babara bakavuga batereka tumuhereho? Habayeho ibikomerezwa, habayeho ba Sokrate, habayeho abantu bakomeye, ariko bose baragenda bakibagirana. Ariko izina rya Yesu rihora rivugwa, ndetse abantu bose bahora bafite icyo kurivugaho. Abantu barapfa bahakaza abandi, natwe tukazamuka nk'uko nkaza mvuga Yesu, n'undi nawe azaza avuga Yesu, kubera ko izina rya Yesu rikomeye. Ni izina ritanga ubugingo. Mumwizere kugira ngo abaho ubuzima. Ntabwo twamamaza Yesu kubera ko wenda Yesu akeneye kwamamara nk'umuhanzi ukizamuka, wenda ukeneye abamukunda. Kwamamaza Yesu kugira ngo abantu bamumenye, abaho ubuzima. Imana ishimwe. Namwe mumwemere Yesu kugira ngo abaho ubuzima, kuko niwe muri we ubugingo bubonerwa. Kandi abantu bamaze kwakira Yesu bamugumeho, kuko nitutagusare tuzagororerwa. Imana iduhana umugisha. Reka dusenge. Uragushimiye mwami Uwiteka nyir'ijuru n'isi. Ubwenge n'imbaraga ni ibyawe, ubutware n'ubushobozi ni ibyawe, agakiza n'akawe. Ijuru ni wowe uritanga, n'ubugingo ni wowe ubutanga, kandi washatse kubimenyekanisha ngo ubwo buntu bwawe bugere ku bantu bose. Kandi mwami, ntabwo wabyimye abakene, ntabwo wabyimye abagaragaraga nk'aho ari ab'inyuma, ahubwo ijambo ryawe washatse kurigera kuri buri wese. Ndakwinginze mwami, kugira ngo umuntu wumve ijambo ryawe uyu munsi, mwami akangukire kumva icyo ijambo ryawe rimubwira,
kandi umuntu wumva ijambo ryawe aryandike ku nkingi y'umutima, kuko ijambo ryawe ari ubuzima, kuko ijambo ryawe ritanga imibereho, kandi abantu bakwiringiye babaho ubuzima bwiza, kandi kiruta ibindi bazabaho n'iteka ryose. Ubuzima tutaboneye hano mu isi, amahoro tutaboneye hano mu isi, umunezero tutaboneye hano mu isi, tuzawubona nitugera mu ijuru. Turagushimiye rero kugiye kurwanira ishyaka abera mu gihe Satani akajije umurego, Mwuka w'Imana nawe agakomeza gukora cyane kugira ngo Mwami ukize ubugingo bwacu. Natwe turakwemereye utuyoboze inkoni yawe yo gukiranuka, utugeze ku mugambi wawe no kugushaka kwawe, kugeza igihe impanda izavuga abizeye tukayumva, tukagusanganira tukibanira ubuziraherezo. Ni mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera dushimye, amen.